abana b'inyamasheke turagushima ntore wehe karame ntore zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima ngaho tuzu turiyo bweze nusarura nanjye nzabimenya urambe ntore zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima ntore wehe karame ntore zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima. Umwaka utaha waba turavugana pe kuri fone cyangwa se naho duhurira hose mu mayira mara abadukurikiye rero bamara impungenge niba ukiri ku isoko bashobora kuzana kandidatire zabo mu rukundo cyangwa se nta rwurimo bamara impungenge. Imana nibishimika bishaka cya gihe nagiye mbona abantu benshi bamanurira ubukwe. Hari umupasiteri wavuye muri Kenya w'inshuti ya Pastor Claude amanurira ubukwe ngo mu kwa gatandatu, ariko uwambajije iyo gahunda naramuhakaniye. Bishatse kuva ko vava muri iyi minsi ari muri business nta gahunda y'urukundo. Naravuze n'umwaka utaha wenda. Nukwabwa ko ukiri mutoya utarakura. Uzategereza uwo mwaka. None se vava kudashaka ababounsa biraza kugenda gute kandi uri umusitari ababounsa bajya nirwa ngendana nabo mbarirama ndajya ngendana. Ntabwo wagiye mu bukwe bwa Debeni ntwabonye bounsa kuntu ziba zikweze cyangwa iko nabonye utongana uvuga ngo bakubushije kwinjira ngo baramuhimbiye indirimbo ubundi byagenze bite kwinjira ahubwo bari abantu bararengana wenda muyoboke no wabuje kuko nabo bambwiraga ko ari bababwiye muri bari abantu ntawe nashinze muyoboke yatubwiye ngo ntiwinjire. Nese Debeni yaraguhamagaye? Debeni twahuriye ku kibuga cy'indege mbere. Muyoboke ati vava rero umwanya wawe natikiye birahari uzaze mu bukwe. Njye mu bukwe nagiye ngiye kwihurira n'abantu bo muri Canada bari banzaniye impano ntago nagiye Debeni yampamagaye. Ubwo rero maze kwakira impano byabaye ngombwa ko dutegereza no kureba iki umugeni kuko muyoboke yikundira gahunda yazi ko nyine utari ku rutonde cyane nta invitation ntago mbese abashaka mbese ibintu byagira byajagaraza akunda gahunda cyane. None se Debeni amaze kumva indirimbo wamukoreye nta reaction yigeze agira ngo vava afate telefone yaguhamagare anagushimira? Rero njya numva abanyamakuru bahura nawe bambwira ati vava rero indirimbo yarayikunze ati kandi ati yababajwe n'ukuntu banze ko winjira ko bakamarade bajye bambwira. Ariko ubu Debeni niba ari kutwumva yatubwiye ko yakanze akanyenyeri kuko ntabwo vava yahaguruka ngo agende kuri public record hariya muvunike mukore inanga muziki hanyuma Debeni ntagaragaze reaction nta na geste yakoze yo gukanda akanyenyeri. Nashobora kuba yaragakanza ubwo rwo vava ntabwo bigize ibanga babwira se nababwira ahubwo ngo vava afite gahunda yo kuzajya kumusura wande hajye twasezeranye na Josiane ko tuzajyayo kandi abantu Miss Josiane Josiane urabona ni inshuti ya Pamela twarabuze ati nyaboneka samuhamagara umunsi twagiye kumusura satubwire tujyane ma. Debeni muhe message niba arimo kukumva. Debeni message na mana indi mparamuha nukuri Imana imwubakira urugo rwiza byaraheke kandi se message ntitaboneka no kuri Debeni zaboneka n'ahandi Yesu regaraga kanda. Oya Debeni Bruce Mireda ati ndagakanda ati mbona kana ati ndagakanda Yesu nawe aragakanda. None se ubundi vava watangaje ko Debeni ari umu star cyangwa umurimbyi wemera mu Rwanda bwa mbere byaba ari ukuri cyangwa warabeshye? Nuko natangaje se nkareka Bruce wanjye wamaye inka. Bruce Melody yaguhaye inka ni cyarahani we nemera da abandi baza ari abakabiri kuri we. Ubundi ko yangukorere Debeni indirimbo wabitewe n'iki wararyamye nabwo urabyere? Ukuntu nayikoze ni kwa kundi ujya nko mu kiganiro kwa Yemi ati tukure nk'indirimbo waririmbira Debeni usanzwe usora abageni nk'ubu Debeni wamukora nk'akaye karirimbo randirimbo rero yari ihari mkiramwe amazina yabo. Noneho umubosi w'uyu nguyu manager we kura ko twigeze tujyanira mu bitaramo Nyagatare yatujyanye ahantu nyine kuririmba yo arayibona
ayibonye arambwira ati rero Vava uzaza nyigukorere no mu rwego rwo kwamamaza studio yanjye no mu rwego rw'uko ubwo bukwe buzaba buri kuri hit buzavugwaho ngo kuko indirimbo nayikoze ntabwo nigeze nitora ngo ngiye kwandikira The Ben indirimbo ntigeze ngana nawe na rimwe ngo ngiye kurimba Pamela ntabyirukanye nawe ntaturanye nawe ku musozi umwe nawe nuko indirimbo yakozwe mbega muri make. ariko wagize n'umugisha uzi ko iriya ndirimbo wayishyizeho ari nabwo wafunguye cano yewe narayikurikiranye uhera kuri subscribe 0 iriya ndirimbo iriho yarinze igera kuri subscribe zirenga 1000 ariyo yonyine iriho kandi abantu bayikurikira aba ari umugambi nyine w'Imana tu ni umugisha nk'uko wayize nibizi nyine aho uri buhahire. hanyuma tugaruke ku ruhande rw'uwo musore uri iruhande rwa tubwire niba uri kukumanaginga indirimbo y'amatora mwahimbye ni imwe gusa hari nyinshi cyane nyinshi ahubwo abanyarwanda bazitege kuko ejo twaraye muri studio banza yaramvuyeho nka saa 7 z'ijoro twaraye muri studio turi guhitamo indirimbo imwe yonyine tugiye gusohora izindi wenda zikazaza nyuma araririmba tugira ngo duhitemo nyine ko abari timu y'abantu benshi byatari abari njyewe muduteze amatwi ubu koko mwazihanganye mukandeba ibiryiza mukabonaho muze hari buze mukamamagara nkakenyera koko nanjye nkaririmba bagomba kuzaguhamagara byose ni abantu babyumve rwose abayobozi bakurikiranye Vava hano arashaka kuririmba Nyarugenge twayisize mu mujyi wa Kigali utwo turere twose turimo koko habura umuyobozi n'umwe wavuga ati reka mpamagare nuramupagasa kenyere rega nanjye byambera nkenye umukenyero nkarimba ariko none niba yumva bazumva ko ari indirimbo imeze neza araga ikibazo cya Vava nta nubwo atanga imirongo ye buriya n'abakurikirana ibihangano bye ushatse umurongo wa Vava ntiwabona kereka wenda sinzi niba nimero telefone nyamara nje nzivuga ku biganiro nka siriya cyema pambano meya wakareka ngoma yubahwe Imana imuhumugisha yabwiye Pastor Claude ati Vava tumuhaye ikaze muri ngo murumva ko we yamvuzeho aho ngaho uzajyayo uri tayari nadutumira tukajyayo uvuga ati bari abana nibaze baririmbe urumva nka meya ntiyabura n'ibihumbi 100 aduha tuzagenda turirimbe ariko kandi noneho kugenda tukaririmba gusa ntago birimo da niko producer utari guterura indirimbo yagize Vava umusitari ngo uyizane kuri cano yiwe iyo bita Dorimbogo ashyiremo nakakavugirizo kiwe iriya ndirimbo Dorimbogo nuko ngo nge twahuye isanzwe ihari iriya ndirimbo yari isanzwe ihari yari yarakozwe none izagaruka gute kuri cano ya Vava nyirizina nshaka kwigaruka iriya ndirimbo ifite amateka nyine none se indirimbo yavuzweho bihagije niba tugeze ku indirimbo z'amatora n'amatora ezo uzazana imbogo mu matora none se ikibazo ko ufite cano nayo meye kuri kugenza gakeya muri iyi minsi ufite cano ebyiri abantu bazajya bayoba bakajya kugukurikirana kuri Dorimbogo oya ntago bazayoba bazajya kuyona babwiye nimvuga Vava TV show uzareka gushyiramo Vava TV show ugiye kuri Dorimbogo iriya cano ya Dorimbogo ifite amateka atandukanye kandi ntekereza ko ifitwe wenda n'imitwe y'abantu cyane iri ku ruhande witwa Emi twakoranye urambwira ngo azaza kuyifata ubwo nahuguka azaza ubwo nukuba ko muri iyi minsi iriya Dorimbogo idafite nyirayo iraho ngaho gusa ariko turahari ba nyirayo da urase nta ruhare uyifiteho uruhare ndufiteho runini cyane ahubwo nizeye ko ibyo tutabinjiramo n'ibyaba management ntago bitureba ubwo abantu badukurikiranye Dorimbogo mwumve yuko iriya cano yitwa Dorimbogo atari mayikoreraho muri iyi minsi ni Vava TV show ntabwo ari kuyikorera urumva ko ni ya management kandi n'umuntu uri kwikorera muri iyi minsi bisobanuye ko ubu ngubu ari gukoresha Vava TV show ngaho nasogongeze rero kubadukurikiye akandi gace gatoya k'indirimbo y'amatora yaba afite kugira ngo ari kubwira ba meya bagutumire ba Kicukiro n'aba uzajyana indirimbo imwe gusa uririmbye ni nyinshi ko tuzagera dushobozwa tuzagenda tuzikora muzagenda muzikora nore we karame ntori zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima nore we karame ntori zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima ngaho tuzu turiyo bweze nusarura nanjye nzabimenya urambe ntori zirusha intambwe
intambwe abana b'inyamasheke turagushima ntore wehe karame nori zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima. urakoze cyane. Abantu bakomeze kunyarukira kuri Vava TV show, abakurikiranye Kinini Live TV mukomeze mumushyigikire umusitari wacu akomeza sorome ku matunda cyangwa imigisha Imana yamuvuzeho. Iyo migisha uzayakira ute, urashimira ute abanyarwanda bagukurikirana umunsi ku munsi? Mbere yo gushimira abanyarwanda ndashima Imana kuko Imana niyo mugenga w'ibihe byose. Ndayishimira cyane kuko iba yamaye no mikoro nkabasha kuvuga. Ubwo rero ndayikunda cyane, niyo yampuje nabo, ikomeze impuze nabo kandi noneho idufashe hanyuma tubagezeho ibyiza bashima, ibyo bakunda kurusha ibibi. Urakoze cyane. Umugabo Nyarudindiri uramwibuka neza ku Gisenyi kuri El Karasiko? Ndamwibuka. Nagiye kumureba wese yari yankoreshereje ifi ngo nize tuyisangire. Ngo aze tuyisangire. Naje guhindukira ndakubura tuvuye mu bwato. Yes, urimo urabyibuka? Urabyibuka ko twambukanye na Nyarudindiri? Mana yanjye. Burya twari turimo dukora amashusho birangira footage zituzuye kubera imvura. Vava birangira atugendanye. None ubwo ngubwo yatugiyemo ideni. Nasi indirimbo mwarayikoze? Indirimbo twarayikoze. Ibyo ari byo byose nawe tuzakoherezaho urebemo igice cyawe. Nk'umuntu ukunda gusenga cyane ko turi aba artiste ba gospel. Ubwo rero tutari twasoza ikiganiro nari ndimo nkubaza ni iki wagenera abafana bawe cyangwa se abanyarwanda n'abadiaspora bagukurikirana umunsi ku munsi? Ndabakunda cyane kandi mfite indirimbo nziza y'Imana, abantu bakunda Imana, abantu b'abadivantiste by'umwihariko uhere no kuri nyina wa Debeni. Njyewe irandirimbira mfasha nabo ndayibageneye. Ngayibaririmbiro gatoye igice kimwe. Yesu ndagukunda rwose ndakwihaye ingeso mbi zose nsanze uko zingana ni wowe mukiza wanjye mfasha nkuyoboke ntabwo nigeze kugukunda nk'ubungubu. Wow. Tutarasoza Yakamwana uramuvugaho iki ko mperutse kubabonana musa nk'abarimo gutongana? Umva abana Yaka rero buriya Yaka akunda gukora inkuru nyine z'urwenya zisetse za pranka, ntabwo bari gutongana niko ateye. Yaka rero ni umuntu hambere hawagaragaye nk'inzoga nyinshi agakubita abantu akabakomeretsa, ariko iyo atasinze aba ari umwana mwiza akambara akaberwa. Nibyo bya Yakanzi. Yakamwana ubu ngubu nta kibazo muri iyi minsi ameze neza. Hari biryanjye nawe kandi buriya ndamukunda cyane. Mbese ni umuntu buri aho ngaho uzakubwira ati twebwe twabaye muri Kongo, twabaye Masisi, twabayeho gutya, ariko yaba yasinze yakwishyiramo mbese mve n'ingumi n'imigeri bikaba byaza. Vava uratwemera ko ubutaha nitwongera guhura uzatuzanira Miss Josiane? Kuko n'uwiwanyu kandi abantu b'inyamasheke murakunda. Ntabyemera narabimubaza. Nzabanza mbimubaze niyemera tuzaza. Ahubwo mperutse kumubona ngo arimo butembere ejo ngo ari mu karere ka Karongi, niba yaragiye kukamamaza. Mperutse no kuba nagiye hasi mu ruzi guruzi rwaho rw'Ikarongi. Ntari biryiwe nawe ni umwana mwiza cyane. Mbese Imana ikomeze mwagure, nabonye yakoreye ikiganiro sinzi ibyo yarari kwamamaza mega zahise zishira, ariko ibyo mwabonye nanjye narabibonye. Hari abantu bagukurikiye bafite imbamutima cyangwa bashaka kumenya Vava abantu b'inkoramutima ze cyane akunda ashobora gushimira aka kanya niba bamukurikiranye? Abantu b'inkoramutima zanjye n'abantu b'abaterankunga banjye, mbese urumva bagiye bamfasha. Hari n'abandi baba rumodo ndeberaho
umuntu umbera rumodo ndeberaho mu myitwarire ye, numva nakora n'ubukwe nagenda nkamusaba kumbera marene. Ni umudamu wa Pastor Tojene wapfuye, Asiya. Hari n'undi nanone w'umumarene wanjye mu buryo bwo kumfasha, niwe wanguriye amagaze nkigera mu mujyi abahanze, mwita marene wanjye abahanze mu Bufaransa. Undi ni nyakubahwa Bruce Melody na madamu we n'abana be. Baguhaye. Undi ni Gerard Mbabazi na madamu na Dr. Sarongo n'abana be na madamu. Dr. Sarongo menya yarampaye amafaranga ageze ku 230. Ubwo naguzemo inka iri mu rugo. Bruce Melody nawe yampaye agera kuri 250. Yego. Nawe nkomaho 100 nzi ko naguze ikimasa cya 35. Ndetse na Pastor Claude n'umudamu we. Abo bantu bose Imana ibahe umugisha. Ariko by'umwihariko mu kazi ka buri munsi uko namenyekanye, Gerard Mbabazi niwe wagiye abigiramwo uruhari, nabaye Irene. Itangazamakuru ryose muri rusange ryemeye ko Yesu arikoresha, kuko yarampamagaye ashaka ngo angezeho wenda iterambere, ashaka ko hari icyiza ngezaho. Baremeye baramukorera, buje akankoresha icyo kiganiro kansigira 20. Mbese nakoranye nabo neza, haba kwa Gasaro, haba kuri Yago bose. Mbese itangazamakuru ryose muri rusange ry'u Rwanda ndarishimira cyane, barakoze. Imana ibaha umugisha. Urimo kwibagirwa Public Records. We turi gukorana nawe muri uyu mwaka, ndavuga abo umwaka urangiye banyakiriye. Abo washimiraga nabo umwaka ushize. Banyakiriye n'abamfashije, abagiye bamfasha. N'umuntu uri hanze ntazi, ntari nanamenya n'uyu munsi wanyohereje 1,100,000. Yanze kunyiyereka, yanze no kunyigaragariza, ariko buriya ni message Imana yamunyujije. Yayohereje kuri konti yawe cyangwa telefone? Yanyohereje kuri konti. Nimureke mbabwire akantu bantu Imana igirira neza. Nusaba umuntu amafaranga 1000 yarigeze kugwa 1,100,000 ukabona arabyanze, kandi wowe watekerezaga ko ari make, ntuzaba bare burya ni message Uwiteka yamunyujijeho. Yakoraga akazi ke, buriya nyine message yarayitambukije, byararangiye. Miliyoni yarayohereje ahantu ariho. Rero ndakababwiye ntukajye ubona yagufashije umunsi ngo wibwira ko nesha azaguma akagufasha. Hari umuntu uba wabimutegetse. Uguma kumurushya iminsi yose, rero we hari umuntu aba yarakoreye cyagiye. Murakoze cyane, ngira ngo uwo musore twamuha nk'umunota umwe nawe kugira ngo agire icyo atangariza abakunzi be, uwo muntu uhora gucurangira umuziki wa buri munsi. Nshaka gutangariza abakunzi bacu cyangwa se abakunzi b'umuziki nyarwanda ko si abacu gutyo gusa, nuko twishyize nyine mu ruhando rwa muzika. Turabakunda cyane. Ntaravuga byinshi, ndashaka ngo umuntu utarakora subscribe kuyicano Kinini Live TV. Kinini Live TV abanza bikore, ubundi abandi bo batangiye no kwandika ama comment, ndabizi. Turabashimiye cyane. Uko nababwiye rero ni Ben Beat, dukorera ku Ruyenzi. Gacimire manager wanjye bita Artizo Designer, ku bantu batamuzi ni ukunda gusettinga amaseti y'indirimbo za gadakora nyinshi, ndetse indirimbo agaragaramo nihera Isisi Nyoko. Isisi Nyoko ni ya Riderman. Isisi Nyoko Riderman nayo yakore muri Public Records. Oya ntabwo twego ko nuko agaragaramo nk'umusetinzi yo seti nyine inyuma. Nira ya kabiri. Okay, nira ndirimbo bita Kabihongoma, igaragaramo ari gucuranga gitari, n'umutipe wa Madrid. Ariko Public Records ntabwo mugira promotion ku buryo ushobora kubwira abantu badukurikiranye ko ari karibu, ku buryo bagomba kubaza bakabagana, kuko ngewe amakuru mfite nuko ariyo studio igezweho ubu ngubu muri uyu mujyi wa Kigali. Promotion ari umva Public Records ni studio nshyashya ariko iri kubikora bya hatari. Umuntu hakana ko Public Records batarenze agenda nyarukire kuri channel ya Vava TV show areba indirimbo bita Ingoma. Siniwe wenyine, hari n'abandi benshi nagiye nkorera kandi bafite amazina. Wena sinshatse kuhita mbivuga nonaha, ariko nzi ko bahari abantu bazumva jingo yitwa ngo ndaba bazamenye ko ndaba ari twebwe. Reka nshimire cyane undi muntu bita David,
ari na umuntu ushoramo ifaranga cyane kugira ngo bikunde ibyo byose. Nanjye ibyuma byiza byose nazangoma z'abakire. tujya tubona Vava mumuhana piano njya mbikurikirana yaje gukoramo live mimbere hara muri public record. None se ni iyihe studio yindi muri uru Rwanda icyumba kimwe cyonyine gifite ahantu bigira umuziki hakaba n'ahandi hakorerwa umuziki nyine cyumba cya record? Dufitemo amadrum agezweho zino z'abazungu, abantu bumva amadrum nini n'ingoma z'abazungu z'amasembare, bazita amasembare. Dufite za gitari, amabimu mva bafurimwe isumba umuntu inshuro ebyiri. Naho ibikoresho byose birahari, tugira timu y'abakobwa basohora abageni, kandi noneho wumvishe ncuranga ngewe nuko mbikora wenda nk'umwuga nanabikunze, ariko hari abandi noneho babigize nk'umwuga kundenza, aribyo bintu bakora. Ngewe nkora ibijyanye no gutunganya amajwi n'amashusho nka producer. Reka dukorera mu mashini. Dufungure comment ku bantu bakurikiye Kinini Live TV, batubwire ikintu bashimira Vava, bamubwire n'ikintu bamunenga muri comment, kugira ngo ubutaha mu kiganiro niduhura tuzamenye ikintu bagukundiye muri iyi minsi cyangwa se nicyo bakugaya, kuko ugaragaye imbere ya kamera uvuga yuko utazongera gutukana wikosoye no kuririmba ahubwo. Koribu yari mukoze hose. Ariko nababyeyi ndabashimira cyane. Vava yateze moto yijyana kuri RIB n'ubwo bamuhamagaye kuri telefone, nta muntu wamufashe. Baje kundeba. Baraguhamagaye kuri telefone. Bamagaye kuri phone babanye ndi kujya nyivugiraho baza kundeba. Wagiye ko nubona bakugezeho baragusumira. Baje kundeba, afite imodoka bagendamo nziza. Cyane ngira ngo bambara nk'iby'abapolisi we. Uje ntabwo ari imwe y'ubururu. Waje mu y'umweru y'indeta iranga inyuma. Wumva gumeze utese? Umutima wumva ubwoba bwahise umwana. Yamamagaye akaguma kumbwira ngo nta birikaze. Baba nta mupolisi ureba n'ipingu ukagira ubwoba bw'iki. Ko yamamagaye ngo nabikaze ndashaka tuganira gusa. Ariko uzi ikintu yatinze kuri telefone igihe bamuhamagaraga. Tuvugana na mama ahubwo nawe ari fatubana. Umubwira ngo bagiye kugufunga. Noneho ariko ubwa mbere amamagara ate nawe waje ngo nzane n'imyenda. Aravuga ati wapi. Urasetsa na wabera nturafungwa ubwo nyine wumvaga ari ibisanzwe. Mana yanjye nta wendaga kumfunga, singeze nkurana urugomo ngo baramfunga. Ubwo se nari kuba naragiye muri gereza za hehe ko nubwo ndi kuvuga abapasiteri ngo bajye bagenzura mwuka ubatuma. Aho pasiteri wajya guhanura iwacu ngo nambara igiye kuba. Muri bya bihe byande bya Sankara baza gufata abantu bajyaga muri Nyungwe bose n'ababahanuraga iby'intambara batuzana i Kigali. Babura aho kugira ngo nzitabe ubuyobozi nshinzwe icyaha nzabwitaba mbabwiza ukuri. Ubabwiza ukuri. Aho kugira ngo bazafatire mu makosa bazabamagare mbabwira impamvu y'ikintu n'icyatumye kiba. Ubwo twageze aho i Kigali nyina ahantu heza ngo kwa Fandi. Uzi ko ariho ahantu hambere nari amakaroni n'ibirayi. Ntabwo nari nzi ko amakaroni n'ibirayi biba, niho nayariye. Urumva icyo gihe rero bashakaga kumenya ibibera muri Nyungwe n'ibyo ari byo n'abapasiteri bahanura bate babibwiwe n'iki intambara igiye kubizazanwa nande. Buri icyo gihe barwanya urugamba niho navuga wenda ngo nahuriye na leta, naho ubundi nta handi nta rugomo ngira ngo baramfunga ntaki, mbese numva nta n'icyaha nakora ku buryo leta y'u Rwanda yamfunga. Vava urakoze cyane turasoje, ariko reka tutarasoza reka twamamarize abantu. Abantu bakora hano mu Gakinjiro ni management w'uyu ni boss we, bafite utubati twiza, meza y'ibirahure n'intebe, beriso kuba mama babyaye, amaberso ndetse n'ibi ngibi amatari nazo barazibaza. Mbese nyine ibintu byose ukeneye bya saro basubiriremo neza ubarangira ahantu uri kuvuga. Ni hano haruguru mu Gakinjiro, ubwo urababwira nimero ze nizo bazajya bamushaka bashaka ibitanda byiza, ameza y'ibirahure, amaberiso kuba mama bafite abana, n'intebe zigezweho n'utubati, mbese ibikoresho byose byo muri saro no muri Solomanje. Banyaruka bakahagera bahita kwande hano mu Gakinjiro. Kwande babaza umuntu bita artizo designer cyangwa se bakashaka ko bita Marius, ku ruhande rwanza cyangwa bagashaka ko bita Marius yabibagezaho byose.
wabahereza nimero ya manager wanditseho ngo iki 078 078 688 688 9 7 4 1 9 7 4 1 hari abakire muzi babashuti bawe abantu bakurikiye Kinini Live TV munyarukiraho bita kwa Aritizo mu Gakiriro kahehe ku Gisozi ntabwo arakumwe si hafi yo kukina mbasubu bakitwa Gakiriro ku Gisozi murakoze cyane rero reka tubashimire ariko dusabe umuntu mwagendanye dusoza mudushyirireho Dorimbogo twari tuyikumbuye agace gato nk'amasegonda 30 ubundi tubifurije umugisha w'Imana murakoze cyane Dorimbogo Dorimvubu Dorimara Dorimbogo Dorimvubu Dorimara uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda ujya mu birungu uzahasanga n'ingagi ujya no mu Kagera uzahasanga n'intare ujya muri Nyungwe uzahasanga amoko menshi y'inyoni uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda Dorimbogo Dorimvubu Dorimara Dorimbogo Dorimvubu Dorimara uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda murakoze cyane bava turagushimiye kwitabira ubutumire bwacu umunsi kuri Kinini Live TV reka tugushimire nakagaruka murakoze cyane sawa